Muraho neza turabaramukije aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe. Wakwibaza rero ngo ni hehe uri, nibwo bwa mbere uri hano? Nta handi turi, ni kuri Mubwire. Ni Mubwire TV. Ni mubwire iki? Mubwire ko ari mwiza, mubwire ko ari ingenzi, mubwire ko umukunda, mubwire ko umushimira, mubwire ko ari indashyikirwa. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi bakunda kuzirikana ibintu bitari byiza, ndetse abandi bagakunda gushimira abantu batakiriho ku munsi wabo wa nyuma, abandi bagakunda kubwirwa amagambo atari meza abatakariza icyizere. Twaravuze ngo ni igiki twakora, ni uruhe ruhare rwacu twebwe twakora kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda. Nta kindi rero twe tubwira abantu no kubabwira ibyiza, ni ibyiza hano tuvuga, nta bindi. Mbere ko dutangira ikiganiro cyacu rero reka tubanze twamamaze. Hari abantu baba bakeneye kwambara neza, kudodesha imyenda, ukibaza ngo nihe bandodera imyenda myiza, mfite iminsi mikuru, mfite ubukwe, turi mu gihe cy'ubukwe, nihe babinkorera? Nta handi rero, nta wundi muntu wakudodera imyenda myiza utari Grace. Akorera mu isoko rya Nyarugenge, nimero ye ni 0788 50 95 73. Uwo ni Grace, arakudodera neza. Waba uri n'umugeni ufite civile, arakudodera rwose kandi imyenda akayiguhera igihe. Waba uri no hanze, nawe umuha mezire zawe, Grace akakudodera, imyenda ikakugeraho. Hanyuma rero ushobora kuba ushaka kwambara neza amakanzu meza ajyanye n'igihe, imyenda myiza iyo mu kazi, iyo gusenga, y'ibirori bitandukanye. Hari umuntu ugeze avuga ngo abantu baracyagira imyenda yo gusenga n'imyenda yo mu kazi cyane rwose. Hari abantu usanga mu kazi bafite amabara runaka cyangwa bafite imyenda runaka igeze ahantu, ugasanga hariho limite, ariko ukaba uvuga uti wenda uyu mwenda njyana mu kazi ureshya utya, mu rusengero najyana uyu. Biterwa n'umuntu. Iyo yose rero baba bayifite. Nta handi ni kwa Nunu muri Shike. Winjiriye ku muryango wa Access Bank, hakurikiraho Nunu. Wamuhamagara kuri 0788 70 88 35 0788 70 88 35. Uwo ni Nunu, aragufasha ukabona imyenda myiza. Hanyuma rero ushaka namwe kugura amamodoka agezweho, amamodoka ajyanye n'igihe, nta wundi wabafasha ni Fabiola. Nawe wamuhamagara kuri 0788 98 130 Uwo ni Fabiola. Amamodoka y'ama hybrid aragufasha ndetse n'ibindi birenze, kuko iby'imodoka nta makuru menshi mbifiteho, nta na make. Fabiola arabafasha. Hanyuma namwe bashaka gutera indabo, jardin nziza, amavaze, Yvette arabafasha kuri 0788 65 12 58. Uwo ngo nawe ni Fabiola. Uwo ni Yvette uw'indabo, wabafasha gutegura inzu yanyu, wabafasha ko jardin zimera neza, wabafasha kubarebera, akababwira ngo iyi nzu yategurwa gutya. Yvette mu muhamagare rwose arahita abafasha, cyangwa umwandikire kuri WhatsApp, hanyuma aragufasha nawe. Hanyuma rero nkomeje kubashimira cyane cyane abantu mwemeye kubana natwe, abantu mwemeye gukora subscribe. Nukuri muri abagaciro, muri abumugisha kuri nge, muri ingenzi. Nta munsi numwe nzarambirwa kubashimira, kuko umunsi ku munsi tugenda tubona abanyamuryango bashyashya bifuje gufatanya natwe, ndetse mu makuraje mumbwira ko ibintu dukora ari byiza. Ndabasabira umugisha, ndabasabira umugisha. Umugisha w'Imana ubabeho, kandi umwami Imana abanezeze nkuko namwe mutunezeza, namwe Kristo abanezeze. Hanyuma rero kuri Mubwire twavuze se uyu munsi turakora iki? Tutibagiye ko tujya dutungura abantu. Hari umuntu ushaka kwifuriza isabukuru, hari umuntu ushaka ko gushimira, hari umuntu ushaka ko tubwira ibyiza bye, bimubwira kibyumva, unabimubwira gihari. Ibyo byose turabikora. Hanyuma rero iyo tutakoze ibyo, iyo ntaho twagiye, turicazwa ngo ni igiki twaganira, ese ni igiki gikenewe. Uyu munsi rero twifuje kuganira cyane cyane ku bantu bubatse umuryango, abantu bafite ingo. Umunyarwanda niwe wavuze ngo ntazibana zidakomana amahembe, zidakomanya amahembe. Hari igihe mu muryango biba bitameze neza, ariko naje kukubwira ngo ese ni bande kizira kikazirira kubwira ibanga ry'urugo rwawe, cyangwa kubwira ikibazo cy'urugo rwawe, ibitagenda neza mu rugo rwawe. Bibaho ko hari igihe ukenera umuntu wabwira, ukumva urarushye, ukumva uraremereye, ukumva umutima ukeneye umuntu ubwira. Nabwiye ngo bibaho ko ugira n'umuntu uri aho uzajya uririraho, umuntu uguye ibitugu ukarira ukumva uruhutse. Ariko se mu by'urugo, mu bantu bafite urugo, mu bantu bafite umuryango, mu bitagenda neza, mu byo batari kumvikana neza, mu byo batari guhuza, ni bande bizira kubwira iby'urugo rwawe bitagenda neza? Abantu rero kizira kuganiriza iby'urugo rwawe bitagenda neza. Ikintu cya mbere harimo umugabo utari uwawe. Aho turi kuvuga ku bagore.
umuntu w'umugabo utari uwawe, yaba inshuti yawe, yaba uwo mukorana, ariko ari umugabo akaba atari umugabo wawe, icyo gihe kirazira kumuganiriza amakuru atari meza y'urugo rwawe. Wakwibaza uti se ni iyihe mpamvu byaba ari bibi cyangwa byaba bizira kumuganiriza ibintu by'urugo rwanjye bitameze neza? Hari igihe uwo muntu abyururiraho, hari igihe uwo muntu abiheraho akaguprofita, akagufatirana n'ibibazo urimo, wenda akagufatirana wumva ukeneye umuntu ukwitaho, ukeneye umuntu uruhukiraho, cyangwa ukeneye umuntu wo kuririra, hanyuma rero yaguprofita ukazashiduka ugeze ahantu hadafite igaruriro. Icyo gihe rero ntabwo ari byo kuganiriza umugabo utari uwawe. Rwose kirazira kumuganiriza amakuru atagenda neza y'urugo rwawe. Umuntu wa kabiri rero, bizira bibi cyane kuganiriza ibitagenda neza mu rugo rwawe, cyangwa bitagenda neza mukundana, muri aho ngaho ari n'abari muri fiançailles. Hari igihe abantu bari muri fiançailles hakaba ari cyo batumvikana, icyo gihe no kubiganiriza undi muntu nyine w'igitsina gabo, wowe uri umukobwa, ntabwo ari byiza, kuko hari igihe, ntabwo ari bose, ariko hari igihe baguprofitira mu bintu urimo bitameze neza, ugasanga uguye mu mutego utari mwiza. Rero tugaruke ku bubatsi ingo, ku bafite umuryango, ku bagore bari mu ngo zabo, kirazira kuganiriza amakuru atari meza y'urugo rwawe umukozi wawe. Hari abantu usanga rwose barabanye n'abakozi babo, abakozi barabanye inshuti zabo, ugashiduka asigaye amubwira amabanga ye, amubwira ibitagenda neza mu rugo rwe, aturiya mugabo bimeze gutya na gutya, aramfatira nabi, fata gutya. Ntabwo ari byiza kubimubwira. Wakwibaza ngo ni iyihe mpamvu atari byiza kubibwira umukozi wawe? Impamvu atari byiza kubibwira umukozi wawe, icya mbere, umukozi wawe aragusuzugura cyane, aragusuzugura, ibyanyu byose ababizi, abazi nyine amakuru yawe. Uratambuka akavuga ati reba bariya sha baba baraye bakozanyije, bati bariya nta kigenda, ndetse bigutesha agaciro. Aha mbonera kubwira na babandi bahora ugasanga umwe asuzugura undi, aramutuka, aramutesha agaciro. Niyo umuntu ntacyo yaba ashoboye, wikimubwira imbere y'umukozi, kuko kuzagaruka nimba ari nyirabuja kumubwira ati ibi ntibigenda neza, wakoze aya makosa, abamureba atya ati se urambwira iki, nawe ntacyo umaze, nawe ntacyo ushoboye. Yego, kumubwira rero ibitagenda neza mu rugo rwawe, ntihandi usanga kuri botike, mu baturanyi, abandi bakozi b'abaturanyi, amakuru yawe yose bayafite. Utambuka bakaguseka, utambuka bakagucira, bakakujombanira inzara. Rero kirazira kukwizera umukozi ngo ugezaho ujye umubwira ibitagenda neza by'urugo rwawe. Abantu ba gatatu rero bizira cyane nabo kubwira iby'urugo rwawe, ni ba bantu ikigare cyawe, inshuti zawe z'ikigare. Kuko izo nshuti zawe uko muri aho ari ikigare, iyo bavuye aho ngaho bagiye gutaramira ahandi, kuko nabo baba bafite izindi nshuti zabo, bakavuga story. Hari igihe umuntu ashiduka yagutanzemo urugero, ngo nka kanaka, ngo uzi ko ngo nawe bimeze gutya na gutya. Icyo gihe rero aho ngaho mujye munahera munavuga ngo nushiduka ugasanga hari inshuti yawe yakuvuze, ntuzamurakarire, kuko yavuze ibyo wamubwiye, yavuze ibyo wamubikije. Sibyo ko tutanabashimira kumena amabanga y'abandi. Umuntu yaje kukubitsa ibanga, aba akwizeye, aba anakuruhukiyeho, abaje yumva umutima uremereye, aba yumva arushye, akavuga ati reka nsanga umuntu inshuti yanjye nyibwire. Rero iyo yakwizeye ukitakariza icyizere, namwe ni bibi. Ariko aho ngaho gira umuntu umwe, gira uwo waganiriza. Ni byiza kugira uwo waganiriza, kuko binarinda kuba wagira indwara z'umubabaro, indwara z'agahinda zigakabije. Iyo ufite umuntu ukumva uraruhuka, iyo ufite umuntu ukumva akwitaho, ukabaho ufite ubuzima bwiza. Aho rero nibyo nababwiraga ko bigoye, birazira kugenda ubwira amakuru yawe ikigare. Abandi bantu rero ba kane ni ukubibwira bene wanyu. Uri umukobwa, kubibwira bene wanyu, kubibwira abavandimwe bawe. Hari igihe biba ngombwa ko numva nkanjye ndababwira impamvu wenda imwe nzima n'indi mbi. Kaduhere ku mpamvu mbi itari ngombwa ko ubabwira amakuru yawe. Impamvu itari nziza ko babwira amakuru yawe, iyo bamenye amakuru yawe, bakamenya ko wenda umugabo wagufata nabi, bakamenya ko umugabo wawe aguhohotera cyangwa aguhoza ku nkeke, ndakubwiza ukuri ntabwo bamukunda, ntabwo bongera kumwiyumvamo, nta nubwo bongera kumufata nk'umuntu w'icyubahiro bamugombaga. Icyo ngicyo nicyo kintu kibi. Ariko nanone mu gihe umuntu nta muntu ukumva, n'umuryango wawe utakumva, hari abagore benshi baba bari mu ngo zigaragara nk'aho zikize, zigaragara nk'aho zazindi bita ngo ntabwo zisaba umunyu, ariko mu by'ukuri nta kintu uwo mugore abona.
ugasanga wenda abavandimwe be bafite n'ubushobozi, bafite uburyo, ariko nta kintu bamufasha, nta kintu bamusapotinga kubera yuko babona ko ari umugore wa boss, kandi ubwo boss nta ruhare abufitemo cyangwa nta nyungu abufitemo. Icyo gihe hari igihe mbona ko bibaho ko ashaka kubabwira gake agace gato, kuko nta wavuga ibye byose, ukababwira gato kugira ngo bamenye ko bakwiye kukwitaho cyangwa bakwiye kugufasha cyangwa bakwiye kugushyigikira cyangwa bakwiye kukumva, badakwiye kugutererana ngo uri umuntu wagezeyo. Ego, ibyo nibyo bivuga. Ariko kubibwira umuryango wawe rwose, abavandimwe wawe, bishiduka uwo muntu nta cyizere bakimugirira. Aho ngaha ni ku ruhande rw'umugore cyangwa rw'umugabo, kubwira umuntu mu muryango wawe, kubabwira ibitagenda neza, ushiduka rwose batakimwiyumvamo. Ikindi rero ni ukubibwira bene wabo w'umugabo. Kubibwira bene wabo w'umugabo, icyo gihe turi kuvuga ku bagore, igihe wasanze umugabo hari amakimbirane mufite, kubibwira rero kwa bene wabo w'umugabo, hari igihe baba batakigukunze cyangwa bataranagukunze cyangwa batakwiyumvamo, bikamera nk'aho bo bagiye guserebura, bagiye kubyina intsinzi, bagiye kubyishimiramo, bavuga ngo kamubone sha, reka abone ukuntu yirase, ibi n'ibi reka nawe byamugeraho se, nawe yashyikirwa. Ugasanga wenda bakwishimyeho. Cyangwa ikindi, nabo bitumye ku mwana wabo bamubona nk'umuntu, kandi wenda bamufataga nk'umunyacyubahiro, bamufataga nk'umuntu w'agaciro, bamufataga nk'umuntu wubashywe, ariko kubera ibyo akora, kubera wenda ibyo akora umugore we bitari byiza, bikagaragara ko batakimwiyumvishemo. Nicyo kintu kigaragara ko nabyo ni bibi, kirazira kubiganiriza famiye y'umugabo wawe. Abandi bantu rero kizira ni ukubiganiriza ababyeyi bawe. Kubiganiriza ababyeyi bawe, icyo gihe rwose usanga umva nabo nyine ababyeyi bihebye, yaba ari umubyeyi utihangana akatavuga ati reka umwana wanjye navayo, umwana wanjye ntakwiriye kuruha, umwana wanjye se nibi yaremewe, ati ngwino, ugasanga bamukuje. Icyo gihe rero ushobora kwibaza uti se ko mbona nshidutse abantu bose atarabo kuganirizwa, abantu bose atarabo kubwira amakuru yanjye, mu gihe byanshanze, mu gihe nacanganyikiwe, mu gihe mbona binkomereye, mu gihe hajemo ibintu by'imvururu, hajemo ibintu by'amahane, hajemo ibintu by'itotezwa cyangwa byo gukubitwa, ese ninde muntu naganiriza? Abo ushobora kuganyira. Ubundi umuntu wa mbere mu bitagenda neza mu rugo, ubundi abantu bagakwiye kuba inshuti. Umugabo ukaganiriza, nimba uri umugore ukaganiriza umugabo wawe, nimba uri umugabo nawe ufite bitagenda neza mu rugo, mukicara mugasasa inzobe, akaba ari mwe mubiganiriza. Hanyuma aho ngaho niho umubwira ko yakubabaje, niho umubwira ko ibi n'ibi byanze, ibi n'ibi bitagenda neza. Ikindi rero, uwundi muntu ushobora kuganira, ushobora kuba ufite inshuti yawe magara, wa wundi wiyumvamo, wa wundi ukunda, wa wundi ubona ukumva uraruhutse, wa wundi uba wumva ukeneye kurira ukamuhamagara ukavuga uti ndumva nshaka kurira gusa. Uwo ngo ushaka kumuganiriza ukamubwira ati ibi n'ibi ndabona bitagenda neza. Ariko aho ni hahandi ubona byarengereye, ubona ukeneye umuntu, wumva ku mutima hari ukeneye. Icyo gihe ushaka kumubwira ukamubwira ko ukeneye kuruhuka umutima. Umuntu wa gatatu rero ushaka kuba wabwira umubyeyi wawe, urugero abamarene, ushaka kuba ufite marene, ushaka kuba ufite pare muzima, waramugenzuye nawe ukareba ko ufite marene muzima, kuko hari n'abamarene batari beza, hari n'abapare batari beza. Umupare ushobora kuganyura ukamubwira ati ibi ntibigenda neza, akatavuga ati rekana n'uwo mugore sha, ngwino nkwereka undi uzajya ukemura ibibazo, utaha ujya kwiryamira. Marene nawe akatavuga ati mva ngwino nkwereka ahantu nkujyana bagukemura ikibazo, baguha utuntu uzajya wambara, uzajya ushyira mu mavuta, ibintu bikagenda neza. Ibi ndabivugira ku bantu bafite abamarene beza, abamarene bazagufasha mu isengesho, abamarene bazakugira inama, bakakubwira ngo ihangane, nta rugo rutagira ikibazo, ihangane, nta muryango ubura ibibazo, akakubwira ati jya ku mavi dusenge, Imana izakurengera. Hanyuma rero inama, umuntu wa mbere wagakwiye kubwira ibyawe, wakakwiye kugufasha mu rugo, wakakwiye kugira umutwe w'urugo kuruta byose ni Kristo. Mwikomezeho, umubwire uti ndarushye mu mutima, umubwire uti ibi ntibigenda neza, umubwire uti ibi birandemereye, azabafasha kandi azabahuza kandi azabubakira urugo rw'umugisha. Rero ndabashimiye, uyu munsi nari nje kubabwira ngo mu gihe ibintu bitagenda neza, ni bande ukwiye kwirinda kuganiriza amakuru y'urugo rwawe, ni bande badakwiye kumenya iby'ubuzima bwawe, ni bande badakwiye kumenya uko bimeze. Abo bantu birinde, ahubwo wegere Kristo, usenge cyane, ube imbere y'Imana, hamwe no gusenga, hamwe no kwizera, hamwe no guca bugufi, hamwe no kwihangana, hamwe no kubabarira, umuryango uzagera kure.
murakoze rero ndabashimiye cyane, mukomeze mukore share ibi biganiro bigere kure, mukore like, mukore subscribe, muduhe muri comment mutubwire ngo tuvuge kuri ibi, si ibyo tuvuze nibyo, ibyo tuvuze twakongera iki, ibyo tuvuze dukosora iki cyangwa twongeremo iki. Turahari ku bwanyu kugira ngo inyigisho nziza, twubake umuryango muzima, twubake sosiyete nziza kandi twishimye tunezerewe. Ndabakunda, mukomeze mubane natwe, amahoro y'Imana abane namwe.